Nimukomere bana b'Imana mutwaze kuri wa gatatu w'icyumweru cya mbere gisanzwe tariki 13 Mutarama 2021. Isomo rya mbere iryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 2 murongo wa 14 kugeza kwa 18. Bavandimwe, ubwo abana bafitanye ubumwe bw'amaraso n'umubiri, Yezu nawe yasangiye nabo ubwo bumwe kugira ngo mu rupfu rwe atsiratsize umugenga warwo ari we Sekibi, maze abohora batinyaga urupfu rubahoza mu bucakara igihe cy'ubuzima bwabo bwose. Koko ntiyaje atabaye bamarayika, ahubwo yaje atabaye inkomoko ya Aburahamu. Kubera iyo mpamvu yagombaga kwishushanya n'abavandimwe be muri byose, akaba umuherezabitambo mukuru w'umunyampuhwe kandi wishyikira ku Mana ngo ahanagure ibyaha by'imbaga. Ubwo we yababaye kandi akageragezwa, ashobora no gutabara abageragezwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 105. Uhoraho yibutse isezerano rye. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Mariko umutwe wa mbere murongo 29 kugeza ku 39. Muri icyo gihe bakiva mu isengero, Yezu ajya kwa Simoni na Andereya ari kumwe na Yakobo na Yohani. Ubwo rero nyirabukwe wa Simoni yari aryamye ahinda umuriro. Bahita babwira Yezu iby'uburwayi bwe. Niko kumwegera amufata ukuboko aramuhagurutsa. Nuko umuriro urazima atangira kubazimanira. Bugorobye izuba rimaze kurenga, bamuzanira abarwayi bose n'abahanzweho na roho mbi. Mbese umujyi wose ukoranira imbere y'umuryango. Nuko akiza abarwayi benshi bari babajwe n'indwara z'amoko menshi, kandi yirukana roho mbi nyinshi, ariko akazibuza kumuvuga kuko zari zizi uwo ari we. Bukeye bwaho Yezu abyuka mu rukerera, arasohoka ajya ahantu hiherereye, nuko arasenga. Simoni na bagenzi be bajya kumushakashaka. Bamubonye baramubwira bati, rubanda rwose ruragushaka. We rero arabasubiza ati, nimucyo tujya ahandi mu nsisiro za hafi, naho mpamamaze inkuru nziza kuko aricyo cyanzanye. Nuko azenguruka Galileya yose yamamaza inkuru nziza mu masengero yabo, kandi yirukana roho mbi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, ntimugacogore, Yezu aradukunda. Muri aya masomo turazirekana kuri Yezu dukiza mu ngingo igira iti, Yezu wababaye arababarira. Ijambo impuhwe ni irindi zina ry'Imana, la miséricorde, rigizwe n'amagambo abiri y'ikilatini misere akababaro na cor cordis cœur umutima. Umutima ubabaye ukababarira, ngize impuhwe. Nuko rero hababarira uwababaye. Imana iyo twahemukiye niyo mbere na mbere ibanza gushengura. Imana ikababara mu kigwi cyacu, nuko ikatubabarira. Imana nyiri impuhwe. Mu isomo rya mbere hagarutsemo iyo mvugo y'ubabara akababarira Yezu Kristu, umusaseridoti mukuru. Ibaruwa yandikiwe Abahebureyi ni ibaruwa y'ihumure yandikiwe Abakristu bari bakiri mu Kiyahudi, bari baratangiye kudohoka ku kwemera, baracitse intege, banatangira gusema amakoraniro rusange. Iyi baruwa rero ikaje kubahugura, kubagarura mu nzira no kubakomeza, bityo bakayoboka Kristu, umuherezabitambo umwe rukumbi usumba wo mu isezerano rya kera bose, kuko bo bari abanyabyaha, naho Yezu akaba intungane, kandi amaraso yamennye rimwe rizima yaturokoye icyaha. Iyi baruwa cyane yerekana Yezu usumba byose na bose, ndetse n'abamarayika, ariko akaba yacishijwe bugufi akageza ubwo asuzugurwa. Nta kindi cyabimuteye, nuko yashatse kuba umwe natwe abantu, ngo dusangire n'amagorwa tubamo, bityo arushaho gutabara abageragezwa. Bagize bati, ubwo Yezu Kristo yababaye kandi akageragezwa, ashobora no gutabara abageragezwa. Amen. Uyu Yezu wababaye ubabarira abantu niwe twumvise mu Ivanjili uyu munsi ashyira mu bikorwa rya jambo impuhwe, zigaragazwa n'ibikorwa bitatu: kwigisha, gukiza no gusenga. Nyuma y'ibikorwa Yezu aritarura akajya gusenga. Yezu arigisha ingoma y'Imana, proclamation, ariko agakiza n'abarwayi. Uyu munsi akije nyirabukwe wa Petero. Yezu niko kumwegera amufata ukuboko aramuhagurutsa. Umuriro urazima atangira kubazimanira. Urakoze Yezu gutuzahura. Gufata akaboko, iki ni ikimenyetso cyo kwegera abantu no kubakoraho akabazahura. Uyu muriro fièvre ushushanya intege nke tugira mu buzima bwacu: uburwayi butubuza ibyishimo, ubunebwe, ubwikunde, kubihirwa n'iby'Imana, kugira ubukanyarare bwa roho, sécheresse.
ntiwumva ufite inyota y'Imana. Ibyo byose bitera fièvre, umuriro. Nibwo uwo muriro iyo Yesu atawuzimije uzasanga kera kabaye warishoye mu ngeso mbi, noneho ukajya waremba, yewe ukaba wanapfa. Tuzirikane cyane ku muriro uterwa no gufunga umutima, ukaba wanashya urebye nabi. Dore ko indwara nyinshi abantu turwaye atari iz'umubiri gusa, ahubwo iz'umutima, kandi iz'umutima kenshi nizo zikurura iz'umubiri. Twongere tuzirikane uburyo Imana ari ibanza kubabara igihe twayihemukiye. Rya jambo ry'ikilatini n'ubundi kumupati, souffrir avec compassion, kubabara mu kigwi cy'undi. Ni koko uwababaye ni ubasha kubabarira, car la misère appelle la miséricorde. Ubabare buhamagara impuhwe. Ni koko ijoro riba ruwariraye. Burya umuntu ntabwo uhemukira akagukorera ibibi, n'umubabare utarafata akanya ngo ubabare mu kigwi cye, uyumvisha ukuntu amerewe ahangayitse, izo mbabazi zaba ari za nyirarureshwa. Igituma Yesu ashobora kubabarira ni uko abanza kubabara mu kigwi cy'umunyabyaha. Iyo wemeye kubabarira, wemera no gusuzugurika nka Yesu, gucishwa bugufi. Impamvu kubabarira bikunze kutugora twebwe abana b'abantu ni ukwiyemera, kwikuza. Za mvugo ngo nta giti kigurukira inyoni, ngo azanshake ari we, ngo biramureba nataza kumfukamira ngo mubabarire. Twebwe dushaka icyubahiro kurenza uko twagaciye bugufi ngo tubabarire. Yewe twakagombye no gucishwa bugufi. Muvandimwe, igihe ni iki ukemera humiliation, igisebo. Kubabarira, burya kubabarira ni ukwemera igisebo, ni uguseba. Umugabo wari ukize cyane afite amazu akodesha n'indi mitungo myinshi, umunsi umwe aza kwishora mu biyobyabwenge n'urusimbi. Bigeze aho amafaranga yo gusheta ararangira, nuko atangira kujya asheta muri ya mazu ye, nayo ararangira, barayamurya, ariko akomeza akina urusimbi. Nuko bagiye kumwica kuko nta kindi yari agisigariyeho, asheta inzu yari atuyemo. Noneho murumva ko rwa rusimbi rwari rukaze rwo kwa Sekibi. Byumvikane ni nk'aho ashese umugore n'umwana, arangije arahunga. Bukeye mu gitondo baza gusohora umugore n'umwana muri ya nzu. Umugore arihangana, naringiye kuvuga bya kigabo, akodesha inzu arereramo wa mwana. Nuko akajya ajya guhingiriza, aca inshuro, aramurera, arakura, ndetse amurihira n'amashuri muri ako kababaro. Wa mwana arangije kwiga, abona akazi keza kamuhemba urutubutse. Yubakira nyina, bava muri ya nzu y'ikodi, babaho neza. Uyu musore nubwo yari amaze gukira cyane, ariko yari n'umurakare. Umunsi umwe abwira nyina ati, ubundi papa abahe ko ntamuzi. Nyina amaze kumutekereza iby'urusimbi n'ibiyobyabwenge n'uburyo se yabataye mu nzu y'ikodi agahunga, noneho akaba acumbitse ku muturage, yirirwa yikorera ifumbire, bakamuhemba isahani y'ibiryo gusa, akaba yaragize isoni zo kugaruka mu rugo. Umwana abwira nyina ati, mama waraneze uragitangira, none ubu tumaze gukira, ariko nta mahoro mfite kuba dukiza ariko papa akiri mu buhungiro, nubwo yaduhemukiye. Nuko mu gihe gito wa mwana agarura se mu rugo ati, nzagira amahoro ari uko umubyeyi wanjye atakiri kwandavura, atari mu buhungiro. Babyeyi mwataye inshingano z'urugo, abana bakabababaza, bamwe bagacika bakajya mu muhanda. Ndakubwiza ukuri, nta mahoro wagira mu gihe hari abo ushinzwe utitaho bakiri mu buhungiro. Abana bahunze ingo zabo kubera ababyeyi. Igihe uzababara kubera ibi yaba baragukoreye, nibwo ushobora kuzumva agahinda afite ari ishyanga, nuko ugashimishwa no kumutarura. Hari abana banze kubabarira ababyeyi babo ngo bagiye kubihimuraho ibyo batabakoreye. Uwo ni umuriro nawe uri gukugurumanamo nk'uwari uri muri nyirabukwe wa Petero. Yesu arifuza gukora ku mutima wawe uyu munsi. Umuriro nawe ukagushiramo, utanga imbabazi, ubabarira abaguhemukiye, utiriwe wongera kubara ibyo batagukoreye. Tekereza nawe Imana iramutse yandika ibyaha byose wayikoreye, igahita inaguhanira ko waba uri hehe. Mu mbabazi nta mubare ubamo, nta kondisiyo zibamo, ahubwo ni impuhwe nyine, wa mutima washengutse wababaye ukababarira. Yamvuga igira iti, uwabyaye miruho ni uruhuka. Uyu munsi rero utekereze ku bantu baguhemukiye, ni nk'aho bari mu buhungiro, umuriro, mu itanura ry'icyaha, bari kubabara. Kandi burya umuntu yababaye cyane, burya hari n'ubwo gutaka bimunanira. Nawe wishyire mu kigo cy'abaguhemukiye, ubababarire. Ubikoze nk'umuntu byo ntibyashoboka, kuko abantu turabara, dutanga imbabazi z'inyungu. Ahubwo urugero ni Imana, ni Yesu wareberaho. Abari ureberaho ni wowe wababaye mbere yawe. Erega nabyo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yavugaga
ashaka kwerekana ko nyirizina uwahemukiwe ari ubabara cyane kandi ari nawe wagafashe iya mbere mu kubabarira. Ati si umunyabyaha ushaka Imana ngo ayisabe imbabazi, ahubwo ni Imana imwirukaho ikamugarura agahinduka. Amen. Ufite niwe utanga, umukire niwe uha umukene, umubyeyi niwe uha umwana, umukuru niwe ufata akaboko muto akamutwara. Nanjye kuko niba hari abantu ateye imbere mu Kristo, reka uyu munsi mfate igihe nzirikane kuri abo bose bari gushya, bari mu muriro fievre kubera ko bampemukiye. Nshatse mbanze ngarukiraho niyumvishe uko bamerewe, bagurumana. Nuko rero undi munsi nyuma yo kubara mu kigwi cyabo, nk'umukristo ufite aho ageze mu kwemera, nshobora kuzimya wa muriro ngatarura abari mu buhungiro bw'icyaha, hanyuma nkababarira ngende ku buryo bwa Yezu ubabara akambabarira. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.